Imana ima fiance ese ugira ngo yamaye fiance ndi muto je nashatse nkuze nari nyiri mu ijambo haleluya kuko cyane cyane ari naryo jambo ngewe nashingiyeho mwemera uza kajambo yambwiye amagambo menshi cyane ajyaga nyandikira nk'ikinyamateka ariko ijambo nakuye muri rya mbere nuko yambwiye ati umwuka wera yajyaga nyandikira igiswahili ngo Roho Mtakatifu ngiye guhaye ibintu umwuka wera ngiye guhaye ibintu ngutega ibiganza ngo nubu ukwiye kurekura ngo ibintu bigucike ngo ukwiye gufatanya ibiganza ngo umwuka wera agakomeza gushyira ibintu byiza mu biganza byawe ati rero Imana niyo yakumaye ntago nzakurekura ubwo uyu muntu niwe Imana nasabye niwe nasabye Imana umuntu uyoborwa n'umwuka wera ntazandekura niyo naba mubi ntazandekura haleluya none arangije yize kwandika arambwira ati mbabarira ubwo rumva nari nyiri muri waki banze nshaka ibishingizwa nsezera abavandimwe nsezera inshuti nsezera urusengero nsezera nabo twakorana ariko nanjye ubundi bankorera izo za kitchen party ariko bame n'amakado ngure n'ibishingizwa n'ibiki byose nuko ntari nzi ngo nabizamukana mu ndege ariko yambwiye ijambo rikomeye ryatumye mva mu byanjye rivuga ngo rimbwira ngo ariko kukomeza gutinda waje ukamfasha urugendo rwo kujya mu ijuru aba yese ankorera rero ku bwonko ndavuga kumbe burya ategereje igihe kugira ngo nzamujyane mu ijuru ni ukuri kose iryo jambo n'ubu njye ndi mwibutse nyambwira ni rero niyo twashwana ngenze ko ndi kuri misiyo yo kuzajyana nayo mu ijuru abwira Imana rero Mana dore igihe cyo gushaka cyarageze abasore bo muri iki gihe dore ntago ari abizera dore hari n'abashuga dadi dore baba batuzengurutse bashaka kudushukashuka Mana uzamu umufiance uzi gusenga muri korali nararebaga nkabona nta numwe bari n'abanyamahanga wenda ntago navugaga ngo wenda nzashaka n'umunyamahanga cyangwa ariko nashakaga umuntu usenga ariko nareba nkabona barasenga ariko ntibakiranuka bamwe nabasambanya abandi nabaki abandi nabaki noneho ngewe ngasaba Imana umuntu usenga ukunda Imana tuzabana tukajya dusenga ni iryo sengesho nateraga narangiza nkavuga usikie ombi letu ati genda umumbwirire ngo mu ijuru nta moko abayo gutyo ngo genda umumbwirire ngo mu ijuru nta moko abayo numva ni ibintu bikomeye nkangutse nibaza ibintu mbonye noneho sinari nzi ko ari n'umunyamoko hanyuma ndavuga none se Mana ubu ubutumwa umpaye nzamubwira ese koko ubu namubwira ngo ni umunyamoko ese Mana nzabimubwira gute noneho biranyobera urumva nangije nkomeza gusenga mu mutima ngo Imana rero Mana ubutumwa umpaye burakomeye ntabwo wajya kubwira umuntu w'umuyobozi please umudamu w'umupasiteri umugabo we ni umupasiteri urumva umudamu niba umugabo ari umupasiteri nawe ni umupasiteri ntabwo wajya kumubwira umuntu w'umubyeyi ugukuriye umubwire ngo uri umunyamwoko cyangwa utangire umwihanisha ndavuga rero Mana mu bwenge kandi ikimenyetso cy'uko ubu butumwa ari ubwe uzamuzane njye sinzarinde kujya iwe dore nta n'imbaraga ngira bakunzi ba Humura TV reka tubasuhuze muri uyu mwanya tubasabira umugisha w'Imana mwemeye kubana natwe uyu munsi Imana iba umugisha tugira umugisha wo kubana n'umumama Imana yateguye twigeze tukurikira ibiganiro bye byinshi mu buhamya bwe bukomeye yamaze imyaka irenga 20 arwaye indwara zari zaramubayeho karande ariko Imana yamugiriye neza arahamya ko yakize ameze neza mbere yo ko tugira byinshi tugarukaho mu gihe cy'uburwayi bwe reka mbashimire mwe mwamaze gukora subscribe Imana iba umugisha nange mutarayikora muyikore kugira ngo dusangire ibiganiro by'umumaro murabizi ko kenshi dukunda kugira ibiganiro by'umuryango n'ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro cy'umuryango mu kiganiro cy'umuryango turibuze kugaruka hagati y'abashakanye mu gihe bibaye ngombwa ko mwahura n'ikigeragezo cy'uburwayi undi akwiriye kubyitwaramo gute ko nawe si ibyo yikururiye niba ukunze iki kiganiro ukore like ukore share kuko ni inkunga ikomeye
niba hari ikibazo cyangwa se igitekerezo ushaka gutanga ujya hasi muri comment. Munyemere tumwakire abanza twibwire, hanyuma namara kutwibwira tuze kuganira nyirizina muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Mami karibu. murakoze cyane. Watangiye wibwira abadukurikiye? Yego, mbaje kubasuhuza, amahoro y'Imana abe muri twe twese. Haleluya, Amena. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Mana yacu duhana umugisha. Amazina nitwa Uwashema Marija, izina ry'ababyeyi ry'umubyeyi mbese nitwa Mama Atanya cyangwa Mama Rugamba cyangwa Mama Curinganje. Cyakorohera nibyo wanyita. Iryo Atanya abantu kenshi rikunze kubacanga bakibaza ko wenda ari izina ry'amahanga, ariko ni Ikinyarwanda, byakomotse ku ndirimbo za Sipiriyani Rugamba. Amasimbi n'amakombe. Yego. Numvaga ndibuze ko kubaza ubundi Atanya ryavuye. Nuko rero ngo nabyibwirije kugira ngo Ntago birumvikana. Ntago birumvikana ariko Atanya se nyine bisobanura iki? Atanya rero mu ndimi z'amahanga ni courage. Atanya komeza ajya imbere mbese Songa mbere. songa mbere mbese. Oh. Yego, ndi umubyeyi ufite umutwaro umwe n'abana 5, umukobwa umwe n'abahungu 4. Nkunda Kristo, nkunda Imana n'abantu yaremye, nkunda gukora umurimo w'Imana, nkunda gusenga. Imana iduhana umugisha. Amen. Ndi umukristo wo mu mutima. Umukristo wo mu mutima bishatse kuvuga ko Nkunda Imana cyane. yagukoreye ibikomeye mu buhamya bwawe. Bikomeye. Buhamya bwawe dufite twagiye twumva ahantu hatandukanye nuko warwaye ukagera hafi mu myaka 20 irenga 20 urwaye bikomeye. Kandi mu makuru dufite nuko ibi byabaye n'ubundi mbere yuko ukora ubukwe, mbere yuko yimariye. Nkavuga nti mbarumbwire ibanga yakoresheje kugira ngo umuhungu atabivamo abonye warwaye, ubwo duhere hariya hasi atarakugeza mu rugo. Ibanga yakoresheje kugira ngo atabishingukamo, ati ntaza kwikururira uyu mugore w'uburwayi atazanzanira imyaku. Ibanga yakoresheje ni irihe? Ntaryo. Ibanga nakoresheje ni urukundo gusa. Mukuri kose ntaryo rihese, nta banga ririho. Mwakundanaga bingana iki Mama Atanya? Kuko njyewe cyambere mu kiganiro cyatambutse nababwiye ko najyaga numva ijwi. Nigeze no kumva ijwi ndi kuza ndi mu ndege rimbwira ngo aho ugiye ntabwo ugiye kunezerwa. Uva mu mahanga uza mu Rwanda. Nza gukora ubukwe. Ngo ugiye mu rugamba rukomeye ntabwo uzishima. Ndarira. Nararize ndi mu ndege. Wari uri mu ndege ukagira agahinda. Ariko njyewe nanjye iryo jwi narisubije mu rindi jwi ryo mu mutima rivuga ngo niba ari n'urugamba nemeye gupfa, kuko uwo tugiye kubana ndumva mufitiye urukundo kandi nawe ararumfitiye. Ndumva ari ryo banga, ni urukundo, kandi urukundo rwo muri Kristo. Yarabyakiye arabyumva nta kibazo wese. Nyine yarabibonaga. Ndetse niba ugiye ufiyansa umuntu ukamubona ntaseka, njye nari naribagiwe guseka kandi byahereye mu bugeni. Kabona ntanezerewe, ahora arira. Aryo ubwo udafite urukundo nyarwo rwa Kristo niba wakwibaza byinshi. Wakwibaza byinshi. Ibanga ni urukundo, yaramfitiye urukundo, nanjye mufitiye urukundo. Niryo banga nta rindi. Iyo uvuze urukundo kuri ubu, icyo gihe mu gihe cyanyu nubwo atari kera, iyo uvuze ku rukundo rumeze gutyo, kuri ubu ubona bishoboka? Kuri ubu ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, ariko ku bana b'Imana birashoboka. Ku bantu basenga, bizera Imana, bizera ijambo ry'Imana, kuko umwami Imana azantabara. Cyo gituma ntamwara. Ni ijambo ryawe. 50 umurongo wa kangahe? Ni ijambo ryawe. Wa 7. Niba uribitse ku mutima wawe, haleluya, wabishobora da.
urihangana nyine ugategereza wihangana. wakoze ubukwe rero bitoroshye ari urugamba byoroshye kwa rugamba komeye cyane kandi ubwo ngubwo nababwiye ko mu mwuka ariko no mu mubiri buriya nta bukwe buticwa nabyo byatumaga umutima wanjye ugira ubwoba nta bukwe buticwa amagambo yari menshi cyane harimo n'ibintu by'amoko amoko azamo ariko ubundi hari ubukwe butaha batazanyemo ibintu by'amoko nawe mbwiza ukuri ntiwashatse se none se hari ubukwe butaha batazanyemo ngo kanaka buriya ni barabazanya yego bibaho cyane kandi bakabicukumbura kandi bakavuga amakuru atariyo ahubwo se bikarangira izi ngo zisenywa muri iki gihe cyangwa zirwa mu madivorce hari ubwo ari amoko oya none ubwo amoko ahuriye no kuba abantu bajya gushingirwa no gushingirana ntaho bihuriye ntabwo ari ubuyobe bw'abantu ni ubuyobe ahubwo bukomeye cyane kuko njyewe reka nkubwire no bivane mu gakiza wenda kubera ko wowe ukijijwe tujye no mu badakijijwe hanze ababanye neza uyu munsi ni uko bahuje amoko reka ntabwo ari byo kuko mfite ibihamya byinshi by'abantu babana cyangwa babanye badahuje ubwoko usibye n'ubwoko n'uruhu kandi babanye neza kandi uruhare rwo rukomera yego rero njyewe ntabwo nakubwira ngo ibintu by'amoko ngo nibyo bishingira ku gusenya ingo hoya kuko ari byo byagashingiye gusenya ingo ingo nyinshi zagasenyutse ariko ni shitani ikorera mu bantu kandi abantu bakemera gukoreshwa nayo njyewe nkunda kubwira abantu baba bageneraga mu ijambo ry'Imana koko akaba ari ryo ribayobora nta n'uwakora icyaha nta n'uwakwanga undi nta n'uwakwita ku moko njyewe nkirwara Imana yaransangaga cyane ndibuka yigeze kunsanga iransanga ndi muri koma ngiye kubona mbona njyanywe mu cyumba cy'amasengesho cyarimo abagore gusa umugore wari uyoboye yari umugore w'umupasiteri nari nzi hanyuma arigisha umuntu araza sinamenya aho aturutse umuntu umeze nk'uwapfuye nari meze nk'uwapfuye umuntu araza sinamenya aho aturutse arambwira ati reba ati genda ubambwirire ngo atunga uriya mugore wigishaga w'umupasiteri yigisha iteraniro ati genda umumbwirire ngo mu ijuru nta moko abayo gutyo ngo genda umumbwirire ngo mu ijuru nta moko abayo numva ni ibintu bikomeye nkangutse nibaza ibintu mbonye noneho sinari nzi ko ari n'umunyamoko hanyuma ndavuga none se Mana ubu ni ubutumwa umpaye nzamubwira ese koko ubu namubwira ngo ni umunyamoko ese Mana nzabimubwira gute noneho biranyobera urumva ntangije nkomeza gusenga mu mutima ngo Imana rero Mana ubutumwa umpaye burakomeye ntabwo wajya kubwira umuntu w'umuyobozi kandi purisi umudamu w'umupasiteri umugabo we ni umupasiteri wumva umudamu niba umugabo ari umupasiteri nawe ni umupasiteri ntabwo wajya kumubwira umuntu w'umubyeyi ugukuriye umubwire ngo uri umunyamwoko cyangwa utangire umwihanisha ndavuga rero Mana mu bwenge kandi ikimenyetso cy'uko ubu butumwa ari ubwe uzamuzane njye sinzarinde kujya iwe dore nta n'imbaraga ngira ushobora kujyana ubutumwa mu rugo rw'umuntu akanagukubita gukubita nigeze kujyana ubutumwa bw'umugore aransuzugura yanga no kumbwira karibu nari mumujyaniye bwa kabiri bwa gatatu najyaga mumushyira nyine akumva ntibimufasheho hanyuma mushyire bwa gatatu ambonye gusa banyirukaniye ku irembo aransuzugura koko kandi twarasenganaga kuko nibwo nari nkiva muri gatolika ariko Imana yaransangaga cyane wumva nyine baravuga bati aratuzanira ibintu byo muri gatolika tuzanira ibintu byo kurota ngo yarose se kurota narota iby'imiruho gusa nyine igihe cyarageraga nyine bidatinze bakabibona bya bintu ko bisohoye bagahita bamenya ko ari Imana yankoreragamo byanteje n'intambara cyane mu itorero none se umumama pasi waramubwiye uti hana amoko birakunda no kuvuga ngo uko nasabye Imana narayibwiye ni rero Mana niba ari ubutumwa umpaye uzamunzanire hano kandi umunzanire simbe naribagiye iby'izi nzozi nabyitaga inzozi
ko ryari yerekwa nuko rimwe kuko nararembye cyane nararembye ngiye kumva numva umuntu arakomanze noneho ijwi rirambwira ngo wa mudamu ndamuzanye umubwire bwa butumwa hanyuma ndavuga se ndabimubwira gute ntavuga ko nataye umutwe muntu ndyamye ku gisasiro hari ubwo ndajya kumbwira ngo Imana yantumye se nagiye gusengera ye Imana yavuganiye hehe nanjye nuko Imana mu bwenge rero inyigisha ryajambo nyibutsa ryajambo rya Yonatani rya Dawidi na Yonatani Natani ye guhanurira umwami Dawidi ambwira urumva Dawidi yari yakoze icyaha ajya kubwira umwami se ngo wakoze icyaha usibye kumucira amarenga wenda ubwo yakwica noneho ubwo Imana yamwibukije iryo jambo imubwenge nangije rero ahageze ahise ataza direct mu cyumba ko bansangaga mu cyumba sinabashaka kubyuka araza aransuhuza nyine ute n'iki ako kanya nahise numva imbaraga zije wa mubabaro kwa kuvunagurika bitabivaho icyo nicyo cyajyaga kinyemeza ko Imana impaye ubutumwa kuko nahitaga numva nuzuye imbaraga wenda narangiza kuvuga nkongera nkaba nk'ibyatsi nyine byumye numva imbaraga ziraje numva ngo mubwire ndabyuka nicara abona ndahindutse ndabyuka nicara ku gitanda ndamubwira ariko mfite ikibazo maranye igihe ntihari inzozi narose ndasaba unsobanurire nuko bigeze haranyobeye atega amatwi ndazimubwira ariko sinavuga izina rye nuko atuzi ko burya hari abantu bakorera Imana ariko ari abanyamoko atuzi ko hari n'abantu b'abayobozi bahagarara ku gatuti ari ubyivugira atariko rwose ari abanyamoko y'abanani atereka nkubwize ukuri ati bibaho pe ati hagiye na kure yahise yoroha kubera Imana ati ntagiye na kure ati nanjye ubwanyu ko ndeba ndeba ko ndi madamu wa pasiteri ariko amaboko yananiwe kunshiramo ati buriya byaranyobeye ati burya ngira amoko atangira nyine kumbwira ukuntu iyo jenoside igeze ukuntu areba n'abakozi ukuntu mbese ibintu nk'ibyo gusa nanjye byajyaga bimbaho ariko ntarakizwa igihe cyo kwibuka cyarageraga abakozi nkabasezerera da gusa marayika murinzi naramugumanaga mu bakozi bose namwitaga umukozi umva kandi kuko ari umukozi w'Imana nyine yatumwe n'Imana abandi rwose narabasezeraga njyaga numva mbarakariye numva nabanze ukumva aribo babikoze se numva nyine n'ababyeyi babo babikoze nabo none umwana akabize ese shitani yite kuyobya gato nari narakizwa shitani arakuyobya nyine kakutwara ibitekerezo ugahita uba mubi tukimanza nyine yaje kwihana none rero ati nanjye kundeba ukata amoko yarananiye ati sinzi rwose aho nzajya kwihanira navuga naho ngaho sasa ubwo unyeretse inzira utamubwira nti ariko urabizi ko ngewe ryerekwa nagize umuntu yanongeraga urutoki wowe ni wowe yanongeraga urutoki kandi ni wowe madamu wa pasiteri nabwiwe ngo mbwire ahita yihana ati rwose nsabira Imana ati rwose nkiza amoko yarananiye nayo nguko mama atanya turi muri cya gihe cy'ubukwe bwawe bugeze izo ntambara zose zirimo zivangavanga ariko ziza no ku burwayi wifitiye n'izamoko zirimo n'uburwayi wifitiye kandi amoko ayo moko se nk'ubu ema ikuzo muhungu wanjye muhungu w'Imana nk'ubu nkurebye namenya ngo uruhe bwoko none se nyine ese wowe undebye wamenya ngo ndubuye bwoko reka tubyumvikane kuko twe turi abakristo tuvugisha tubwizanye ukuri utari n'umukristo wamenya ndubuye bwoko utari n'umukristo kwivuna mu mutima gusa niki cyatuma ujya gushakisha ngo kana kavuka he uru rugamba se warurwanya ute kugira ari amazuru ngo ariko ngo muzirangingo ubundi se Imana ko yaremye umuntu ko ishaka haroya yahaye ubwiza no kumwibeshya ugendeye kuri icyo haroya yahaye ubwiza kurusha ubundi ko twese turi mu ishusho y'Imana uru rugamba warurwanya ute kugira ngo ugere mu rugo ubu umugore mu rugo
urugamba rero uko narurwanye njyewe narurwanishije guceceka, naracecekaga n'ibyo numvaga byose naracecekaga, ukabigumana. nirindaga kubaza umuntu n'ibyambagaho byose, nirindaga kubaza umuntu, nirindaga kugisha inama rwose kuko kuva na kera njye nkiri umugatolika nakundaga ijambo ry'Imana kandi nararyizeraga, nakundaga no gusenga kandi nagiraga kwizera ko Imana yonyine niyo yamenya ubwiza bwanjye, niyo yamenya n'ububi bwanjye. Iyo abantu ngo bajya gushaka benshi uyu munsi uri umurokore, ubu nkubwiye ntigira inama abakobwa n'abasore bagiye gushaka, iki nta kindi wababwira uti ni ugusenga Imana ikaguha umuzabana uzakwihanganira. Ariko ndibusubire inyuma gato, ukundana na papa Atanya ntiwari ukijijwe ngo wamusengeye ngo Imana iraza iramukwereka, wenda nawe ntiyarakijijwe ngo yagusengeye, uraza kubinsubiza. Hanyuma ndibuze kwibaza ko yihanganye imyaka 20 yose urwaye mutari abarokore, uyu munsi wavuga ngo kugira ngo yihangane bisaba ko ari umurokore, ngansubiza muri iki gihe. Buriya rero reka nkubwire, abantu bose barasenga, ntuvuge ngo abarokore nibo basenga gusa, reka erega uri uyu munsi tuvuge ngo gira inama abarokore na abajene nicyo wahera. Abantu bose reka nkubwire, wari uzi ko burya n'abarozi basenga. Mana umfashe, ikabahishurira. Mana umfashe, uriya muntu ntazamenye ko namurozi, ko ari umuroga n'umujura yagiye kwiba, agenda avuga ati Mana umfashe, kandi bose Imana irabafasha. None sitagufashije nibagufatira mu cyuho. N'umusambanya aca umugore inyuma akagenda avuga ati Mana umfashe rwose, urwo rwanjye rudasenyuka, ariko dore rwose byananiye, ariko Mana umfashe rwose. Imana ikamufasha, bikaba ibanga rye n'Imana. Uri kunyumva? Burya bari gusenga mu mutima Imana ikamwumva. Nanjye rero buri wese mu itorero abo wejejwe muri ryo. Yewe najyaga kuri aritare ngiye kuvuga ibisabisho, njyewe hari ukuntu buriya twajyaga dusengera mu mutima, tugasenga tuvuga ibisabisho, tuvuga isengesho rikikirizwa, ariko tugatanga akanya k'umunota umwe ngo buri wese avuga isengesho rye ryo mu mutima abwira Imana. Kandi uko wasenga kose Imana irakumva. Niyo waba uri mu byaha burya nkubwiza ukuri, nababwiye ngo n'abapfumu burya barasenga bajya kuroga, ati Imana umfashe. Ntabwo basenga bya bigirwamana byabo, buriya baba bari kubwira Imana yo mu ijuru, Mana umfashe. Ko cya kirwigirwamana arimo aterekera ntabwo cyumva, ni cya Bayali nyine, ntabwo cyumva, nta kintu na kimwe cyamufashe, ariko akabwira Imana ati Mana umfashe, dore uriya muturanyi wanjye kuko babarozi babaho. Nashatse kubabwira ko abantu bose basenga. Nakundaga gusenga cyane, ngasenga isengesho ryo mu mutima, ariho naho nakuriye kwizerera muri ririya jambo ryo mu Befeso ibice 3 umurongo 20 icyo gihe wari urizi? Njyewe nari nzi ijambo, nababwiye ko nari mfite Bibiliya yera. Nakundaga kuyisoma rero, nakundaga gusoma Zaburi, nakundaga gusoma Yobu, igitabo cya Yobu, nakundaga gusoma ubutumwa bwiza, inzandiko z'ubutumwa bwiza, ibyahishuwe, iby'ubuhanuzi, ibitabo by'abahanuzi byose nabigenderagamo. Nyine ngiye ubwo ndibaza washingiye kucyo ujya kumwemera mu mahitamo yawe? Njya kumwemera nashingiye kuko yakundaga gusenga. Wowe cyangwa we yakundaga gusenga, nawe nakundaga gusenga. Okay. Nakundaga gusenga kandi bya bihe nabaga ngiye gusoma ibisabisho, ko najyaga nsoma ibisabisho. Hari ahantu twarangizaga tukavuga ngo buri wese asabe Imana icyo umutima we ushaka, agisabire mu mutima. Ubwo rero tugaceceka umunota umwe. Njye nakundaga gusoma ibisabisho mu ndirimbo ivuga ngo Bwana tunakuomba, Bwana usikie ombi letu Bwana. Mbese data ndagusaba data wumve amasengesho yacu. Noneho tugasenga amasengesho yo gusoma, nkayasoma abwo abakristo bakikiriza Bwana tunakuomba, Bwana
usikie ombi letu Bwana, ngasoma amasengesho nkayasoma nabo bakikiriza. Noneho kubwa nyuma nkababwira gutya nyine nkabwira buri wese ufite icyo ashaka kubwira Imana, kuko ayo ari amasengesho ya rusange. Buri wese ufite iki akibwira Imana, tugaceceka. Buri wese akabwira Imana. Ngo nanjye aho ngaho mpagaze ku gatuti nkabwira Imana, rero Mana, dore igihe cyo gushaka cyarageze. Abasore bo muri iki gihe dore ntabwo ari abizera, dore hari n'abashuka dadi, dore baba batuzengurutse bashaka kudushukashuka. Mana, uzamu umufiyanse uzi gusenga. Muri korali nararebaga nkabona nta n'umwe, hari n'abanyamahanga. Wenda ntabwo navugaga ngo wenda nzashakwa n'umunyamahanga cyangwa, ariko nashakaga umuntu usenga, ariko nareba nkabona barasenga ariko ntibakiranuka. Bamwe n'abasambanya, abandi n'abaki, abandi n'abaki. Noneho njyewe ngasaba Imana umuntu usenga ukunda Imana, tuzabana tukajya dusenga. Ni iryo sengesho nateraga, narangiza nkavuga usikie ombi letu Bwana. Wumva amasengesho yacu. None se tugana ku musozo w'iki kiganiro, kugira ngo n'ubutaha tuzagutumire ukomeze duhe inkuru y'urukundo. Umaze muri ibi bihe mumaze kubana, uri mu burwayi bukomeye gutya, uburyo yabyitwayemo n'uburyo yabyifashemo, wasanze ibyo wasabye Imana ibyo yaguhaye muhitamo yawe? Reka nkubwize ukuri, nasanze ari byo yampaye, kandi kugeza n'ubu n'ubu ngubu nibyo yampaye. Ati kubera iki? Nubwo hari ibitarasohora wenda ibyo nasabye, ariko ndi kubona agacu. Mfite kwizera ko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Kuko mfite imbaraga zo kwizera rero, mfite imbaraga zo kwizera ijambo ry'Imana, mfite imbaraga zo kwizera amasezerano y'Imana. Haleluya. Ibitarashoboka muri we byo nifuzaga, kuko umuntu ntabwo aba uko ushaka 100%. Mfite icyizere ko tuzajyana mu ijuru, kuko cyane cyane ari naryo jambo njyewe nashingiyeho mwemera. Uza akajambo yambwiye amagambo menshi cyane ajyaga nyandikira nk'ikinyamateka, ariko ijambo nakuyemo rya mbere nuko yambwiye ati umwuka wera ajyaga nyandikira igiswahili ngo Roho Mtakatifu ngiye guhaye ibintu, umwuka wera ngiye guhaye ibintu ngo utege ibiganza, ngo nubu ukwiye kurekura ngo ibintu bigucike, ngo ukwiye gufatanya ibiganza, ngo umwuka wera agakomeza gushyira ibintu byiza mu biganza byawe. Ati rero Imana niyo yakumaye, ntabwo nzakurekura. Uyu muntu niwe Imana nasabye, niwe nasabye Imana. Umuntu uyoborwa n'umwuka wera ntazandekura, niyo naba mubi ntazandekura. Haleluya. None arangije yize kwandika arambwira ati mbabarira. Ubwo rumva nari nyiri muri waki banze nshaka ibishingizwa, nsezera abavandimwe, nsezera inshuti, nsezera urusengero, nsezera nabo twakorana. Ariko nanjye ubundi bankorera izo za kitchen party, ariko bame n'amakado. Ngure n'ibishingizwa n'ibiki byose, nuko ntari nzi ngo nabizamukana mu ndege. Ariko yambwiye ijambo rikomeye ryatumye mva mu byanjye. Rivuga ngo rimbwira ngo ariko kukomeza gutinda waje ukamfasha urugendo rwo kujya mu ijuru. Aba yese ankorera rero ku bwonko, ndavuga kumbe burya ategereje igihe kugira ngo nzamujyane mu ijuru. Ni ukuri kose iryo jambo n'ubu njye ndi mwibutse, nyambwira ni rero niyo twashwana ngenze ko ndi kuri misiyo yo kuzajyana nayo mu ijuru. Rero numvaga umutware wanjye agomba kuba umuntu usenga, twese twaba abantu basenga, tugakundana urukundo rwa Kristo, rutari rwo kureba ku moko, rutari rwo kureba ku bintu, kuko nayo moko barayambwiraga. Ariko sinayitayeho. N'amatayito, amatitre uyu aya matitira uzabona azanaguta. Uziko bagira kamera yo guta abagore, bagira kamera yo gushaka abagore benshi. Aramaze Imana izamugirira neza niba nawe iyo kamera izayimukiza. Haleluya. Ubwo nagize kwizera, kandi urabona mfite n'imvi buri hari igihe nzaza nashokoje. Murebe ukuntu Uwiteka kimpetse muri ayo masezerano, n'imvi zirinze ziburuyenze, n'ibitarasohora bizasohora mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Kandi tuzagira n'iherezo ryiza, tujyane mu ijuru. Amen. Inshuti zacu aho dukurikiye muri umwanya, reka tubashimire. Ubutana bwo tuzamutumira mama atanyagira amagambo meza y'ubwenge. Imana igushigikire. Amen. Kandi Imana iguhumugisha. Wakoze cyane kubw'iki kiganiro. Abagabo benshi bakwigiyeho ndetse n'abagore n'abafite gahunda yo gushaka muri bo. Imana ibashigikire kugira ngo bazagire igihe cyiza cyo kwishimana, nk'igihe nawe urimo uvuga uti hari ijambo nibuka. Buri wese yibuka ijambo bavuganye. Umva ubu rero ntabwo nagiye mu byanditswe, nk'undi byanditswe cyane kuko nibyo byanyoboye mu rushako
byanyoboye nyiri inkumi nzamukira muri iryo jambo Imana ima fiance ese ugira ngo yamaye fiance ndi muto je nashatse nkuze nari nyiri mu ijambo haleluya kugira ngo rinyobore ariko rinyereke buriya nitugaruka tuzajya mu byanditswe mbereke ingingo zigenda zirengera umukobwa zigenda zirengera umugore utegereje kujya mu ijuru haleluya amen Imana igumugisha rero mwakoze cyane Imana ibumugisha kubwo kwitanga mwese baba dukurikiyeho muri hirya no hino ku isi Imana ibumugisha mwakoze cyane mwibuke gukora